nshuti mwene data, reka ngushimire wowe twongeye kubana uyu munsi inkuru yanjye no kuri nashatse kuvuga ku maso y'abana b'Imana. Abana b'Imana tureba gute? Ese ni gute tuvuga ngo tuzi icyo Imana ishaka? Mbese hari ukuntu mbyibazaho nkavuga ngo uwo ari we wese nawe ambwire, erega ntimukareke nanjye ngo mvuge njyenyine, mujye mwandika muri comment mumbwire namwe uko mubyumva. Wenda wasanga nanjye ari uko mbyumva bitari uko, cyangwa se wenda tubyumva kimwe, mujye munyandikira nanjye muri comment no kuri numve uko namwe mubitekereza. Uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire kuri icyo kintu, amaso y'abana areba gute? Ese Imana yo ireba gute? Njye nkurikije ijambo ry'Imana numva uko Imana ireba atari ko twebwe tureba. Reka mbanze ngira imirongo imwe mbasomera muri Bibiliya kugira ngo noneho nze kurambura nyuma gatoya tuganira kuri icyo kintu cy'amaso y'abana b'Imana. Reka dusome mu Byahishuwe igice cyaho cya 3 ku murongo wa 20. Haranditse ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ese umuntu yasomye iri jambo Imana yavuze hano mu Byahishuwe, wowe ubyumva ute? Dore ndi ku rugi ndakomanga. Ese nk'uko dusoma Bibiliya tujye tuyifata uko tubyise, uko tubyumvise. Ndi ku rugi ndakomanga, twumve ko ari ku muryango w'inzu zacu turaramo. Abatagira inzu ubwo icyo gihe Yesu yabakomanga he? Ariko uko twagiye twigishwa kuva na kera, nzi neza ko buri wese yabashe kumenya uyu murongo. Ntabwo Uwiteka akomanga ku mazu dutuyemo, ahubwo Uwiteka akomanga nyine ku mitima yacu, niho abashaka kwinjira, kuko umutima wacu niwo ashaka. Ari naho ngiye guhita gusomera muri Matayo igice cyaho cya 22 ku murongo waho wa 37. Haranditse ngo, Uwiteka yaravuze ngo, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ahangaha noneho Yesu yarabisobanuye neza ko icyo ashaka ari iki, ni umutima. Ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Aha hantu icyo numvamo njyewe, nawe wambwira icyo wumvamo, nuko icyo Yesu Kristo yasobanuraga ari ibibi imbere muri twebwe. Ubwenge ni ikintu kibi imbere muri twe, ubugingo ni imbere muri twe, n'umutima ni imbere muri twe. Icyo Yesu ashaka ni twe imbere muri twe. Reka mpite ngusomera nanone mu Baroma igice cya 10 ku murongo waho wa 10. Haranditswe ngo, kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Umutima ni w'umuntu yizeza. Mbese umutima wawe, iyo urebye muri Bibiliya ikintu cyose baba bavuga umutima. Ahantu nashatse ko tuhaganiraho nkurikije umushuti, navuga ngo nari umushuti nyine, ni mugenzi wanjye, ni musaza wanjye ubwo ngubwo, kuko twese duturuka kuri Yesu Kristo, duturuka ku Mana. Yanyandikiye muri comment, birebe hano, ubwo ambwira ngo ntago nzi Imana nkorera pe, ngo nasoma mu Baroma igice cya 12 kuva ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Ariko njye naravuze ngo nitujye dusoma Bibiliya, nigeze kubivugaho, hari inkuru nigeze gukora mvuga ngo tujye dusoma Bibiliya. Naravuze ngo nidusoma Bibiliya ntitugasome umurongo wa mbere, umurongo wa 2, ahubwo icyo gice n'ujye ugisoma ukirangize. Munyihanganire, reka ngisome, kandi n'ukuri ntitukabe abanebwe mu ijambo ry'Imana. Reka mbasomere igice cya 12 ukurikije n'ibyo mwene data ubwo yaranyandikiye avuga ngo ntago nzi Imana nkorera pe. Igice cya 12 haranditse ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri
umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi uko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibibi, urunuka muhorane n'ibyiza. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we, kubw'umwete nimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanya bera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose. Bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, ninjye uzitura, ni ku Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Amen. Ubwo rero impamvu mbasomeye imirongo yose mbisomye wenda hari nihuta, ariko ndakwinginga kugira ngo uyitekerezeho, wibaze icyo Imana ashaka kuvugamo hano. Uyu muntu wambwiye ngo soma Abaroma igice cya 12, nukuri yarambabaje. Yambabaje mu buhe buryo? Yambabaje ku buryo numvise mugiriye impuhwe, mbese numva mbabaye kubwe, kubera ko ambwira gusoma mu Baroma gutyo, wicyo yaragambiriye nukumbwira ngo nambara amaherena. Ariko ngeyo nsomye muri Bibiliya nukuri mbona Imana ikishaka ari ukureba imbere muri twebwe. Niki dufite imbere muri twebwe? Kuki amaso y'abana b'Imana bareba ibiri inyuma kuruta kureba ibiri imbere mu mitima y'abantu, ku mutima w'umuntu ari w'Imana ituramo? Kandi nukuri nkurikije ibyo byose, impamvu navuze ngo iki kiganiro ngiye kukivuga umunyihanganire, ndabona iyi nkuru iri bube ho ndende gato, ariko reka mbivugeho nawe umbwire uko ubyumva. Akenshi turareba, wareba umuntu nk'uku yambaye amaherena ugato umuhindura umunyabyaha. Kandi ubwo Imana yo, niba uwo muntu koko aganira n'Imana, Imana yari kwe kumwumvisha ko ayo maherena ari icyaha. Kandi burya njye Imana ishobora kundeba ikabona ayo maherena atambereye icyaha, kandi undi akamubera icyaha. Kubera iki? Harimo wenda uburyo yitwara, ari mu bwibone, kuyambara kwe ni ubwibone. Ariko niba njyewe icyo kintu kitantera ubwibone, ndakubwiza ukuri ko ku Mana itazaba icyaha. Burya icyaha ni ikintu gituruka ku mutima. Mbere y'icyo ugiye gukora inyuma ku mubiri, mu mutima wawe washingiye kuki? Uratekereza iki? Icyo kintu rero Imana ireba hehe? Ku mutima. Kuko mugani ibitugaragariraho inyuma ni ibituruka imbere mu mutima, ariko mu mutima wawe witwaye gute kugira ngo inyuma hagaragara gute? Ni nambara shenete nk'uko nyambaye, nkayambara ari ubwibone, ndakubwiza ukuri ko Imana izambwira iti kura muri iyo shenete, kubera ko uburyo ugaragaramo uyikoresha mu kwibona. Ubwo mu by'ukuri icyo nashatse kuvugaho ni ukuvuga ngo abana b'Imana amaso yacu areba gute. Muri make uwo muntu wenda asoma Abaroma igice cya mbere, ambwira ngo nisome Abaroma igice cya 12 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 3, nge numva ko yafasha ako kantu akagasobanura we uko ashaka kubyumva. Ari naho hantu hamwe nukuri njye mbona ngo abakristo tuzarimbuka, kandi tuzarimbura n'abantu benshi, kuko hari ukuntu tureba abantu tugahita tubahindura abanyabyaha bitewe n'uko tubarebye, kandi noneho ntidutume nabo bwabo bashaka Imana, kuko baba bari kureba bakabona ibintu by'abakristo ni ibintu biri komplike, ni ibintu badashoboye kuba bajyamo, ni ibintu mbese ntibashobora no gutera intambwe ngo bajye mu rusengero. Kubera iki? Abakristo buri gihe bahora bashaka kureba abantu uko babarebeye inyuma, kandi Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto z'abantu ntago ari uruhu, imbuto z'abantu ntago ari icyo bambaye, imbuto z'abantu ntago ari icyo bisize.
ahangaha ikintu nshaka kuvugaho ni iki, njyewe ni ukuri reka mwihangane wenda mvuge no kuba pantekote, ariko umuntu wese w'umupantekote waba ugiye kureba iyi nkuru unyihanganira, ntabwo mvuga wowe, ndavuga idini mbese n'amategeko yaryo. Ndabyibuka kera abapantekote ni abantu mu by'ukuri batashoboraga kujya mu rusengero, umudamu ntashobora kujya mu rusengero yambaye ipantaro kandi mu rugo iwe akaba yayambara, ugasanga yajya no kujya mu rusengero yambaye iyo kanzu cyangwa yambaye ijipo ariko mo imbere agashyiramo nk'agakora cyangwa akantu k'agapantaro, kubera ko abenshi bajyaga bavuga ngo nagwa nanyerera se ataza kwambara ubusa, ariko akambara ya pantaro mo imbere. Kandi mu idini rya ADEPR kwinjiramo wambaye iyo pantaro bibujijwe. Noneho ukibaza niba kwambara ipantaro bibujijwe ukaba uri kuyambarira mo imbere ukarenzaho ikindi kintu uhisha, mu by'ukuri bidasobanura iki ku Mana? Nawe ubwawe niba wishinja ko ari icyaha ukaba uri kubyambara, ubwo urumva utari kwihindura umunyabyaha imbere y'Imana kandi ukabikora ubizi? Nibyo bya bindi bivuga ngo umuntu hari ukuntu agira gutya agakora ibyaha mo imbere, bibera imbere mu mubiri we, bibera imbere mu mutima we, ariko inyuma agashaka kuba mwiza. Ubwo bivuga ngo rero wa muntu uvuga ngo we wambaye iherena cyangwa we wambaye ikingi cyadashaka, ashaka use na babandi biyambika neza, bivuga ngo nambaye neza uko washaka, yande bagahita mpindura umukristo kandi atazi ibindi byaha nabankora mu rwihishwa. Ndibuka muri ADEPR n'ubundi abadamu ntibashoboraga gusuka imisatsi yabo ndetse badashobora no gushyiramo n'amaproduit, ariko kubera ukuntu tuzi imisatsi nyine y'Abanyafurika ukuntu igoye, akagira gutya agashyiramo agaproduit ngo ari bushyiremo gake kagomba gutuma umusatsi woroha kugira ngo abashe gusokoza. Ariko se niba iyo produit already wowe uyita icyaha ugashyiramo ako gake si icyaha nyine? Ku Mana rega nta gike nta byinshi, ibyaha byose birangana. Ukibaza yamara gushyiramo ako kagaproduit, yamara kubona bisa nk'ibinyereyeho ati ndagowe, akajya yambara igitambaro, nanone urumva uri gupfukirana icyaha. Hari naho abenshi bakunze kuvuga ngo aba ADEPR ngo yambaye igitambaro ngo ntiwamenye ibiri mu imbere kubera iki kubyibyo wahisha. Ariko se nanone ko Bibiliya itubwira ngo ubwiza bw'umugore n'umusatsi, wa mugani wawo upfukiranye wawo uhishe, ubwo bwiza bwawe bwo buri kugaragara kandi ubwiza bwawe ari umusatsi. Mu by'ukuri tugiye twese dushaka gukurikiza Bibiliya tugasobanura uko twe dushaka kubyisobanurira, twese twazarimbuka. Noneho ikintu kimbabaza rero ngewe icyo ndashatse kuvuga, ngira ngo nawe nukuri umfashe wandike muri comment, ndakwinginga iyi nkuru ntugende utagize icyo ubivugaho niba wayirebye ukayirangiza. Noneho nawe umbwire. Noneho ikindi kintu kimbabaza cyane nuko kuntu umuntu uwo ari we wese adashobora gupfa kwinjira mu rusengero. Wenda ubu ngubu hari insengero zimwe zaje zakira nyine abantu bose, ariko ugasanga hari nk'urusengero umuntu ashobora kujyamo ashaka gusenga, yagenda yasinze wenda avuye nko mu kabari, ntabwo bashobora kumwakira kuko bari kumva nuko inzoga arimo aragwirirana, uwo ngo mu rusengero bahita bamusohora. Yagenda wenda tuvuga ari nk'indaya yiviriye no gusambana, yakwinjira mu rusengero uwo bahita bamusohora. Ariko noneho ukaba wakwibaza, Imana yo itubwira ko ikeneye umuntu umeze gute? Imana itubwira ko ishaka abantu bameze gute? Imana yaravuze muri Bibiliya byanditsemo ngo yasiga, mbese iyo isiga intama zayo 99 ikajya gushaka ya yindi yazimiye. Icyo kintu gishatse gusobanura iki? Imana ntabwo uri gushaka wa wundi wamaze kuyimenya. Niba waramaze kumenya Imana irishimye pe, ariko noneho ubu ikiyihangayikishije ni wa wundi utaramenya Imana kugira ngo nawe amenye Imana. Ariko ikibazo ngiye mbona dufite no muri iyi si nuko twebwe abamenye Imana, icyo Imana idushakaho nuko ari twe tugomba guhagarara mu kimbo cyayo, kuko Yesu amaze gusubira mu ijuru abibwiye abigishwa mugende mubwira abandi inkuru nziza ko Yesu ari muzima, ko ari ukiza ibyaha, ko ari utabara, ko ari ubaho ubuzima bushya. Yatumye abigishwa be, ntabwo Yesu azagaruka ngo abyikorere, abamumenye nibo bagomba kugenda babivuga. None niba wowe wamenye Imana, wamaze kumenya Yesu Kristo, ukaba udashobora kujya kubwira abo bandi bataramenya Imana, ahubwo nabo ubwabo batera intambwe baje mu rusengero ukabasohora, ugasanga nyine uwo muntu koko niba ari iryo dini ridashaka kwemera ko umuntu yinjira atambaye ipantaro, uwo muntu yarigeramo yambaye ipantaro, ahubwo asangwa no kugira ngo asengerwe bakanga kumusengera kubera iki yambaye ipantaro, ahubwo ku muryango protocole igahita igusubizayo. Niba ari uwo wasinze koko, ku muryango protocole igahita igusubizayo, kandi Imana uwo niwe yashakaga ko musengera. Noneho ngahibaze niba dushaka gukomeza kubwira ijambo ry'Imana abantu bamaze kumenya Imana,
tuzahemberwa iki ko Imana ikidusaba ari ukubwira abataramenya Imana kugira ngo nabo baze ku Mana. Noneho ikintu nshaka gukomeza kuvuga ku maso y'abana b'Imana, niba aho ngaho wahumvise nubwo ntashatse kujya muri details ndende, ariko reka nkwereke ikibazo tureba. Uwo muntu koko niba ari umwirabura, twese tuzi ko nyine mu Rwanda umuntu wese uko avutse avuka imisatsi ye rwose ari iyi ngiyi kanyaraye. Ubwo niyo mpamvu iyo umuntu adefirije bahita bahindura umunyabyaha, wasuka bakaguhindura umunyabyaha. Ariko iyo urebye umuzungu, abazungu nabo bavuka bafite imisatsi itandukanye. Hari abagira iy'imikara, hari abagira ya kaki, hari n'abagira iy'imyeru. Bese bose babitandukanye. None ukibaza, wundi rero wavukanye y'imikara, hari ukuntu agira gutya yashyiramo nk'akantu zagatuma imisatsi yihinduka nk'umutuku cyangwa ihinduka umweru, kubera ko tutazi uko yavutse imisatsi yisa cyangwa tutamenyeranye nawe. Iyo umurebye ntumuhindura umunyabyaha, kubera ko utabizi uzi ko bavukanye iyo misatsi inyerera. Nawe umbwira icyo kibazo kiriho. Abana b'Imana, aba bamenye Imana nibo bakunda kureba abantu bagashaka kuvuga ngo uyu ni umunyabyaha barebeye inyuma. Kandi nyamara aba bandi twavuga ngo bataramenya Imana, ubuzima bwabo buba bworoshye, nta wagenda ngo arebe atangire kumujajinga. Kandi noneho n'ikibazo kiriho, njyewe icyo nzi ni uko Imana ari yo mucamanza, nizakira abantu imanza. Twe nta muntu twemereye gucira imanza tukiri ku isi, ko tukiri ku isi twese turi abanyabyaha. None se niba ushaka guhamagarara mu kimbo cy'Imana ugatangira guca imanza, mu by'ukuri ubwo bwo nturi gucumura, uri kwihindura Imana, uri mu isi. Hari ibintu mba ndi kwibaza. Noneho reka nguhe nk'urundi rugero. Ugasanga nk'umuntu wenda yishyizeho tatuwaje, abantu bamureba bakavuga ati ibi bintu ni icyaha, uyararimbutse yishyizeho za tatuwaje. Ariko wareba uwishyizeho tatuwaje, iyo tatuwaje akaba ari umusaraba, uwo muntu ugahita uvuga utakunda Imana, orora dore yashyizeho tatuwaje ni umusaraba. Ariko se ko zose ari tatuwaje, ko no mu Bibiliya byanditsemo, reka nshaka umurongo nkwandikiraho hano. Ariko noneho wareba ugahita uvuga ngo uyu nguyu kuko we yishyizeho umusaraba, uyu nguyu nta kibazo, uyu nguyu azajya mu ijuru akunda Imana yashyizeho umusaraba. Ariko wundi washyizeho tatuwaje y'ibindi, uwo nguwo ugahita umuhindura umunyabyaha. Kubera icyo amaso yacu y'abakristo siritu abantu bakiri Imana, kuki bareba bagashaka gushaka guhinduranya ibintu. Uyu munsi navuga nakora aka video gutya nambaye wenda igitambaro mu mutwe, umuntu agahita mpindura rwose umwana w'Imana, ariko ubwo kuko naba nambaye amaherena akavuga ngo akada hari icyabura. Ariko nyamara ntuvuge ngo ni icyapfukiranye imbere muri cya gitambaro. Kandi Imana yo ireba ibyo wowe utarebesha amaso, yo irabireba. Niba hari icyo mpfukirana imbere, niba nshaka kuza imbere y'abana b'Imana, nshaka kwiyerekana uko ntari mu buzima busanzwe, mu by'ukuri nanjye ubwo ndi kwishinja ko ndi umunyabyaha, kuko Imana yireba iby'abana b'abantu batareba, kandi niyo mucamanza. Ntabwo abantu bo kuri isi ntabwo aribo bazatujyana mu ijuru. Imana y'ubwayo nizakujyana mu ijuru, kandi izakwerekana bya bindi wowe wibwiraga ko abandi batabona, kuko Imana yo ireba byose. Yewe niyo watekereje mu mutwe wawe byose ibibibona ibibyumva. Nshuti mwene data, uyu munsi rero nashatse kuvuga kuri icyo ikintu cyiswe amaso y'abana b'Imana. Mureke turebe uko Uwiteka ashaka ko tureba. Kandi ukuri Bibiliya nayo irabitubwira ngo ijisho ryawe niri gucumuza warinoboramo, aho kugira ngo byibura rizakubuza ubugingo. Hari igihe nigeze gutekereza avuga ngo iyo twese hari tuba twaravutse twarashyizwe ku isi dufite ubumuga bw'amaso nyine tutabona, ntabwo hari twari kuzagira icyo kibazo cyo guhora dushinjanya ngo nabonye runaka. Ubanza twese twari kuzajya mu ijuru. Kuri icyo cyo ubanza aho ngaho twari kuzajya mu ijuru twese. Ariko kwa kundi tufite amaso yacu arashaka kureba iby'inyuma. Ariko reka nkubwire ngo njyewe uko naje gusobanukirwa abo Baroma 12 icyo idusobanurira, icyo dukwiye gukora, icyo Imana ishaka. Abaroma 12 irasobanura iki? Icya mbere ni ukwitanga nk'igitambo kizima. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Kuri njyewe naje gusanga ari ukudakurikiza imico y'isi, tukemera Imana igahindura ibitekerezo byacu, ndetse tugashaka kumenya iby'Imana yo ishaka. Mu by'ukuri ibyo rero tuzabishobozwa nande? Ibyo tuzabishobozwa na Yesu Kristo, kuko numara kumwakira nk'umwami n'umukiza akaba mu mutima wawe, niwe uzagusobanurira ibyo wowe utasobanukirwa, ibyo wowe
iby'iyi si udashobora gusobanukirwa yizabigusobanurira. Nigeze kubakorera inkuru mbabwira uburyo ki Yesu Kristo yankuye ku nzoga. Njyewe ubwanjye naravuga ngo muri Bibiliya byanditsemo ko Yesu Kristo yankuye inzoga. Nkavuga ni gute umuntu azazambwire ngo ni icyaha? Ndavuga nti nta muntu uzigera nkura ku nzoga. Iyo nkuru narayivuze wagenda ukayumva, ariko mvuze ngo Uwiteka wenyine niwe uzaza akabimbwira icyo gihe nzazireka. Yahise aza arambwira ngo ugomba kureka inzoga. Nta no kuburana twagiranye, yambwiye gutyo ugomba kureka inzoga. Nahise nzireka. Bivuga ngo rero na cya kindi wowe udasobanukiwe, Imana izazayo ikubwire ngo iki ugomba kukireka. Niyo mpamvu rero dukwiye kwiha Imana, kuko niyo izadusobanurira ibyo twebwe tutarasobanukirwa. Mu by'ukuri rero kudakurikiza iyo mico y'abisi ni yihe? Kutanga abantu, kuko abantu usanga nyine bo bagendera ku yanze umuntu ari gushaka nyine amakimbirane, ari gushaka kumugirira ishyari. Niba hari icyo ugezeho umuntu arashaka kukikwambura, niba mbese ibyo nibyo njyewe mbona nyine Imana ishaka mu mico yacu, muri za mbuto twera. Icya kabiri mbona nyine muri mu Baroma 12 iki kishaka gusobanura ni iki? Ni ukwicisha bugufi no gukoresha impano y'Imana yaduhaye. Ubwo rero kwicisha bugufi no guca bugufi nyine, ntiwishyire hejuru, kugira guhumuriza abandi, ukayobora abandi ariko mu buryo bukwiriye, gufasha abandi, mbese ukagira no gutanga nyine no kureba uwo mukene umeze gute wari wese ukamufasha, mbese bitewe no ku mutima wawe nyine n'icyo ugomba gukora. Icya gatatu ni ukugira urukundo rw'ukuri. Nicyo kintu ngiye mbona mu Baroma ikiri kugenda itwigisha nk'uko twawusomye mu igice cyose twagisomye hano. Rero aho hantu ngiye numva ko Pawulo icyo ashaka kuvuga niki, ni ugukunda abantu nta buryarya. Atari ukuvuga ngo ukunze umuntu kuko hari icyo umushakaho, atari ukuvuga ngo ukunze umuntu kuko hari icyo uzamukuraho. Oya, kunda abantu nta buryarya, kandi ukunda uwo ari we wese Imana yaremye, kuko n'iki Imana idusaba, n'iki Imana idushakaho. Ubundi wange ikibi. Niba ubona hari umuntu uri guhemukirwa, wifatanya n'abamuhemukira, wishaka kugira umuntu nabi. Ikindi, ugerageze gufasha abababaye kandi wakire abashyitsi. Ni ukuvuga ngo ucumbikire abashyitsi nyine ugusuye uwo ari wese umwakirana ubwuzu, kuko burya nta n'uwamenya, wasanga ari na Yesu Kristo uba wohereje umuntu nyine kugira ngo arebe wowe uramwitwaraho gute, wowe uramwakira gute. Icya kane ni ugukunda n'abatugirira nabi. Icyo cyo rwose Imana ihora ibidusaba kugira ngo twe kwihorera, ahubwo aba ariyo yihorera. Icyo idusaba rero ni iki? Ni ugusabira abatugirira nabi. Imana idusaba guhora tubasengera, ikadusaba kutihorera, ahubwo tukaba ariyo tubwira ibibazo byacu dufite kugira ngo abe ariyo ibiduhorera. Kunesha ikibi ukoresheje icyiza. Niba rwose umuntu ashaka kukugirira nabi niki, wowe umwereke ko nyine uhindutse, wahubwo icyo uri gushaka gukora ari icyiza. Twe kushaka kuvuga ngo kuko umuntu agututse nawe umututse, niba ngo umuntu ngo akugiriye nabi iki n'iki nawe upange kuzamugirira nabi. Oya, ikibi kineshwe n'icyiza. Ahantu rero muri make icyo nshaka kuvuga, Abaroma 12 ikintu nashaka kutwereka ni iki? Ni ukugira ngo twitange ku Mana. Ahantu naho nshaka kwasobanuraho kwitanga ku Mana ni iki? Ni ukugira ibihe by'amasengesho, duha Imana umwanya, twe kugira ibintu bimwe tubona bisimbura Imana. Imana bari ifata umwanya wa mbere. Tugira ibihe by'amasengesho, kwiyiriza ubusa, tubane n'Imana, dusome ijambo ry'Imana, ari naho nyine ngo imibiri yacu bibitambo byera bishimwa n'Imana. Ni dufate umwanya tuba imbere y'Imana, twiyime ibyo twita ko dushaka kurya twebwe nyine imibiri yacu dusaba, ahubwo duha Imana umwanya, aba ariyo nyine iba muri twebwe, ijambo ryaba ari ryo riba muri twebwe. Tureke ibyo byaha bibera imbere mu mubiri, tureke ibyo byaha, kubera ko nibijya mu mubiri wacu biraba biri kuducumuza, biraba biri kudukura kuwiteka. Nibyo bibera inyuma, ubwo bwibone, ubwo ayo maboko yacu turakoresha iki? Sike turagambirira kwiba, ibirenge byacu biragenderera iki? Birakora iki? Ibyo byose nuvuga ngo iyi Imana ivuze ngo imibiri yanyu ni ukuyikoresha igikwiriye cyose cyo kugira ngo twere imbuto zikwiriye imbere y'Imana, atari uvuga ngo ibi twishyizeho, kuko ibyo twakwishyiraho byose nubwo byagaragara mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rishya nicyo Yesu yaziyeho, kubera ko yabonaga ayo mategeko yose ntago tuzayakurikiza ngo tuyashobore. Twashobora gukurikiza itegeko rimwe ariko irindi rikatunanira, twashobora gukurikiza biratatu ariko yandi yose ntituyubahirize. Kandi n'uyu munsi uyu urebye n'abagerageza gukurikiza amategeko y'Imana bashoboye biratatu ariko yandi ntibayashobore,
kubera iki wikwikomplika. Yesu Kristo yaje kugira ngo ibyo byose bikurweho, ariko numwakira nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe azakwereka ko nibyo biri inyuma wowe wita ko bidakwiriye, azabihindura nyine, azakubwira kandi koko numara kumva ko abikubwiye azabikumvisha, kandi nawe umutima wawe uzagucira urubanza uzabikuramo. Ari niyo mpamvu nshaka gukomeza kubwira abantu rwose, umuntu wumva ngo yambaye iherena ngo wenda ubwo naratoboye ngo natoboye gutwi, ariko se ko tujya kwa muganga tukitoboza? Kwa muganga ntibirirwa badutobora badukuramwe amaraso badushyiramo amaraso? None se icyo gihe wari tuvuga ngo kubera ko ari uburwayi noneho ngo aho ngaho ngo Imana irabyemera? Ariko Bibiliya iyo tuyisomye ntabwo dusangamo aho Imana yatubwiye ngo tujye twitoboza juste ngo kubera ko tugiye kwa muganga. Rero umuntu nashaka kurebesha amaso ye azareba byinshi kandi azahera muri ibyo, uzahera muri ibyo ureba ureke no kubaza Imana. Ahubwo njye ndi nk'umwana w'Imana, ni ukuri ikintu cyose najya ndeba nkumva nshaka kuvuga ngo Mana uyu muntu uko ameze gutya, uzi icyo tuba dukeneye ni ugusengera uwo muntu ugasaba Imana kimugenderera y'ubwayo akaba ariyo imubwira, kubera ko uko Imana inkunze niko igukunze, kandi uko yanganiza imbwira ngo icyari yanse si gikwiye naho niko yabikubwira. Reka rero bene data mbasabe mbinginga kugira ngo ni ukuri dukundane urukundo Imana idusaba, dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda, tubahe nyine icyo natwe dukeneye ko tumenya. Niba uzi Imana koko ukaba uzi kuza Imana, sengera uwo muntu kugira ngo n'Imana nawe imubemo imukorere, kuko Imana nimara kumugeramo izamubwira bya bindi nawe nyine wowe ushaka kumva ko ushaka kumubwira, ariko Imana ariko ibanze ture mu mutima we imubwire, noneho nyuma izamuhindura kuko ubone ko uwo muntu yahindutse. Hano nshuti bene data, ni ukuri icyo kintu cyo nashatse kuvugaho. Ngewe ikintu cyambabaje mu by'ukuri navuze nti iyabaga ari ibintu rwose bishoboka abantu bose bamenye Imana ntibakabaye bakijya no mu masengero ngo bagiye gusenga, oya da gusenga guterana kwera byo birakwiye, ariko ikintu kibabaje ni uko usanga nyine tumenya Imana tugashaka gukomeza kubana n'abazi Imana gusa, ariko ntidushaka kwegera abatazi Imana ngo tubabwire Imana, ntidushaka gusabira abatazi Imana ngo nabo babashe kubona Imana, ahubwo turashaka gukomeza kugirana umubano gusa n'abazi Imana. Ntabwo rwose ari bibi, tugomba kugirana umubano n'abazi Imana kuko turabakeneye, ni abavandimwe mu gusengerana, dukwiye no gusengerana, tukwiye kugira guterana kwera no kuri Uwiteka katumarukira katwiyereka, ariko nitumenye neza ngo icyo Imana ishaka nayo ni iki, nuko ishaka ko tuzana n'abandi batarayimenya ku Mana. Ariko bene data, aho usengera hariho hose reka nkwinginge kugira ngo nujye ubona wa wundi udashobotse uko mbese wowe wumva ko ushaka kumenya Imana, mujyana aho hantu, wigira isoni z'uko asa, wigira isoni z'uko ateye, wigira isoni z'ibyo afite, kandi wa wundi uzatera intambwe ashaka kugera mu rusengero. Mu kuri abantu mujye mureka abo bantu binjire, kuko ntago uzi aho niho Imana ishaka kumukiriza, kandi uko umwangira kwinjira Imana izabikubaza, kuko ikintu cyose dukora muri gisi kirandikwa. Nshuti data, reka ngushimire wowe twabanye, kandi kuri ngusabe wandike muri comment nawe umbwira uko byumva. Hari gemba navuze nkavuga ko semvuga ngiye nyine ko mbyumva, warebye video wese iyi nkuru wayumvishe aba yabyumvishe nyine nkuko byumva, ko nta kintu mwambwiye, ariko no kuri mureke tuje dusangira nanjye mumbwire, wandike muri comment umbwira uko byumva. Reka ngusaba ukoreshe ya niba wumva iyi nkuru hari undi yagera ukaba yagira ikimumarira, kandi ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora. Nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.